Umugoroba mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubaye ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Njye kubagezaho ni Mukazarukundo Clarisse. Tugiye gutangira tubagezaho uko ikirere cy'umunsi kiriho cyitwaye, iteganyagihe ry'amasaha nijoro, iry'umunsi w'ejo, ndetse turaza gukomoza no ku iteganyagihe ry'iminsi 5 imbere duhereye ku munsi w'ejo. Uyu munsi mu kirere cy'u Rwanda haguye imvura cyane cyane mu masaha yo ku gicamunsi. Imvura yaguye ikaba yumvikanagamo inkuba mu bice byinshi by'igihugu cyacu. Mu masaha ya nijoro hakaba hateganyijwe imvura n'ubundi mu bice byinshi by'igihugu, mu ntara y'amajyaruguru y'uburengerazuba, intara y'amajyepfo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Mu bice byo mu burasirazuba rero ahenshi hakaba hateganyijwe ibicu bitari buze gutanga imvura. Ku munsi w'ejo hateganyijwe umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi. Uyu muyaga rero uteganyijwe ukazaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na metero 8 ku isegonda. Muri rusange rero ku munsi w'ejo hakaba hateganyijwe imvura cyane cyane amasaha ku gicamunsi, ikaba izumvikanamo inkuba, ariko mu ntara y'amajyepfo nta mvura hateganyijwe mu masaha ya mu gitondo. Mu ntara y'uburengerazuba hakaba hateganyijwe imvura mu turere twaho twose, ndetse igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -12 ndetse na 18, aho akarere ka Nyabihu ariko gateganyijwe gukonja cyane kurusha ahandi mu gihugu, hari igipimo cy'ubushyuhe cya -12. Mu ntara y'amajyaruguru ho nta mvura ihateganyijwe mu masaha ya mu gitondo, ndetse igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -14 ndetse na 16. Akarere ka Gakenke ndetse na Burera niho hateganyijwe gukonja cyane mu ntara y'amajyaruguru. Mu bice byo mu burasirazuba nta mvura ihateganyijwe, hateganyijwe urunyurane rw'ibicu ndetse n'izuba mu masaha ya mu gitondo, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -15 ndetse na 17. Rwamagana na Kayonza niho hateganyijwe igipimo cy'ubushyuhe cyo hasi mu ntara y'uburasirazuba. Umujyi wa Kigali rero nta mvura iteganyijwe mu masaha y'igitondo, ndetse n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -17. Amasaha y'icamunsi mu ntara y'amajyepfo hateganyijwe imvura ndetse izumvikanamo inkuba mu turere twaho twose. Mu bice byo mu burengerazuba naho hakaba hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, ndetse igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -21 na 28. Mu ntara y'amajyaruguru hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba ejo mu masaha yo ku gicamunsi, ndetse igipimo cy'ubushyuhe kiri hagati ya -23 ndetse na 26. Mu bice byo mu burasirazuba hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba, ndetse mu karere ka Nyagatare niho hateganyijwe kugira igipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru ugereranije n'ahandi mu gihugu cya -30 niho hazaba hashyushye ugereranije n'ahandi mu gihugu. Umujyi wa Kigali ukaba uteganyijwemo imvura ndetse iteganyijwe kumvikanamo inkuba, n'igipimo cy'ubushyuhe kizagera kuri -29. Mu minsi 5 iri imbere rero duhereye ku munsi w'ejo mu kirere cy'u Rwanda hateganyijwe ibihe by'imvura. Twabivuze ku munsi w'ejo hateganyijwe imvura mu bice byinshi by'igihugu ndetse izumvikanamo inkuba. Windi minsi ikurikiraho ibiri hateganyijwe imvura n'undi izumvikanamo inkuba mu bice byinshi by'igihugu, ariko mu minsi 2 ya nyuma no kuvuga ku itariki ya 22 ndetse na 23 ho imvura iteganyijwe kugabanukamo gake ugereranije n'iminsi 3 yabanje yabanje. Ku munsi w'ejo rero izuba riteganyijwe kurasa mu masaha saa 12:02 za mu gitondo, rikarenga saa 12:15 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije komeza kugira ijoro ryiza.